iyo umusore rero agikura mu buryo bw'agakiza abakirwana n'imbaraga nyinshi harimo kurwana na karande z'ibyo avuyemo cyangwa se zo mu buzima busanzwe kandi agifite amaraso ya gisore amwemeza ko gukora icyaha ari ukwihana hanyuma rero icyo cyubahiro kikamuhesha guhura n'ibintu byinshi n'abantu benshi bigatuma akora ibyaha. Salomo icyubahiro cyo cyakugeza. Tubahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu inzozi ndetse n'ubuhanuzi ku Irembo ry'Ijuru TV. Imana ibaha umugisha. Amafufu n'amafaranga aho muherereye hose mu mpande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye. Nimba utameze neza ukaba uri kwa muganga ku gisasiro mu rugo iwawe, reka twature imbaraga z'Imana zikiza, cyane ko n'uyu munsi dufite umugisha turi kumwe n'umukozi w'Imana Prophet Pierre Evangeliste Peter. Tuguhaye ikaze muntu w'Imana. Umeze neza? Meze neza cyane kandi ndishimye, ubuntu bw'Imana buracyamfubitse. Uyu rero ni na CEO w'Irembo ry'Ijuru cyane rwose. Umukozi w'Imana. Imana ihamagaye muri iki gihe, mu gihe nk'iki ngiki twiyemeje gukorera Imana. Imvura yabigwa, izuba ryaba riva, haba hazamuka, haba hanamanuka, haba hanatambika, noneho nakarushaho gukora Imana, umva bizaba byoroshye cyane. Ko abandi baguye rero amatorero n'amadini ngo birafunze, bamwe bari mu mumanurajipo. Umumanurajipo urawuzi? Ndawuzi cyane, ariko buriya bajya bavuga ngo hagwa umuntu wari uhagaze. Hanyuma umuntu nk'abo ngabo ndumva n'ubundi batari bari mu muhamagaro nk'uko Imana ibashaka, kuko umuntu Imana ishaka ntabwo ajyaho, kuko niyo aguye arahaguruka akagenda. Abaguye bari mu mugambi w'Imana, Imana izongera bahagurutse bongere bakomeze bagende, kuko ari Imana yabahamagaye. Ariko abihamagaye, kuko muri uyu muhamagaro hari benshi bihamagaye, abihamagaye ntabwo bazabyuka kuko nambaraga bazabona zibabyutse. Yego nuko gahunda ziba zihagaze. Reka tuze kukugiriraho umugisha, ubundi utwibwire nurangiza udusengere dukomeze ikiganiro cyacu. Wibwira abantu badukurikiranye. Murakoze cyane rero. Amazina yanjye Ntivuguruzwa Jean Pierre. Ndi umusore ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ushobora gusanga ndi umugabo. Nta mufasha mfite, ariko ku rundi ruhande ushobora gusanga mfite umufasha. Ndi umugabo wo guhamya ibya Kristo, hanyuma nkagira Mwuka Wera umfasha muri urugendo no kugira ngo mbashe kwicara aha ngaha no gukora ibyo Imana ishaka. Kawera ni umufasha ukuyobora mu by'umwuka, ariko si umugore uguteguriraga ko tugiye kubwiriza ngo bwira abantu iby'umwuka. Ibyo bintu mwihane ngo mfite umufasha. Oya, Mwuka Wera aradufasha mu rugendo rwacu bwa buri munsi, kuko Mwuka Wera n'ubu ushobora kumfasha gukomeza gusenga, n'ubu ushobora kumfasha kudakora ikibi, kugira ngo ntaza guca mu nzira zidakwiriye kandi ndi umukiranutsi. Kristo ajya kugenda arabwira ngo simbasize mwenyine, mbasigiye Mwuka Wera. N'uzabafasha muri uru rugendo, n'uzabafasha ibyabananiye byose. Niyo mpamvu Mwuka Wera mufata nk'umufasha wanjye mu buryo bwa buri munsi, kuko nunyobora gukora ibyiza atamfasha gukora ibi. Ngira ngo rero impamvu nari mbivuze ni abavugabutumwa bose b'abasore yagize isoni zo kuvuga ko ari umusore. Nimba ari imbuto mb'abasore b'abarokore mwera bera ariko ngo mfite umufasha we, vuga ko uri umusore ubifashijwemo n'Umwuka Wera. Kuba ukiriwe no kuba umusore mbifashwamo na Mwuka Wera. Kuba ukiri umusore mbifashijwemo, kuko hari abasore b'abagabo, hari n'abakobwa b'abagore. Birumvikana cyane, ariko njyewe ndi umusore wa Kristo kandi ahamagawe na Kristo, kandi ngomba gukorera Imana mu buryo bwose, mu mwanya wose. Ngahohesha umugisha abantu bo ku Irembo ry'Ijuru, ubundi twikomereze ikiganiro basengere. Reka tubasengere mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese, turagushimye, turaguhimbaje ko hari umuntu wageze kuri umuyoboro kugira ngo abane natwe mu kiganiro cyacu cya buri munsi. Reka umushyigikire mu byo agerageza gukora byose no mu nzira agerageza gucamo za buri munsi, maze ibyo ashaka byose abiheshwe n'imbaraga zawe, kuko ububasha bwawe buruta ibindi byose byo mu isi. Mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Nanjye nishimiye kubana namwe muri uyu mwanya, kandi biranejeje cyane.
ya Peter, ndagira ngo rero tuganire nk'uko irembo ry'ijuru ari cano nziza ya Gikristo itambukaho ijambo ry'Imana ndetse n'imuguro mu ijambo ry'Imana, ndetse nanone ikaba inahagarariwe n'umusore. Abavuga butumwa cyane cyane abenshi b'abasore cyangwa urubyiruko rimwe na rimwe usanga batajya bemera kurerwa. Arabyuka mu gitondo Imana yamuha impano y'ubuhanuzi, batamuha intebe y'imbere baransuzugura, agahita ashinga icyumba cye cyangwa agahunga pasiteri wamubyaje ubutumwa. Rero tutarajya muri byinshi kuko ndakubaza cyane kugira ngo tuze kugana ku musozo, n'abandi basore aribwo acyakira agakiza, aribwo abonye bashuti be wenda b'abasore bamubwirije ubutumwa bwiza, kugira ngo aba yadukurikiranye nawe abe yahakura inama. Ni ubona ari iyihe mpamvu ituma abasore cyangwa abavuga butumwa bakibyiruka bakibizamo batarakura neza, ubona nyine banga kurerwa bitwaje ko badaha agaciro impano zabo? Uzasanga bati ngewe kubera ko nuzuye umwuka wera ntibambaza agaciro k'amavuta yanjye. Urakoze cyane. Ni ikibazo cyiza gikunze kugaragara mu matorero menshi, ariko mu gitabo cy'imigani 23:23 havuga ngo gura ukuri ubwenge n'ubuhanga no kwigishwa no kumenya kandi ntuguranure. Hanyuma Samweli nubwo yari umwana wari kuzavamo umutambyi, byasabye ko akurira ku birenge bya Eli. Hanyuma nk'uwo nguwo impano y'ubuhanuzi kuko itorero ryubatse, umuntu ayihabwa kugira ngo ayikoreshe mu itorero rigire abandi umumaro, ntago ayikoresha kugira ngo yigumure cyangwa ngo agende yubake ikintu, kuko muhamagara we ni uguhanura, ntago ari kuba pasiteri. Mu muhamagara wiwe ntago ari kuba umushumba cyangwa kwicazwa imbere. Amen. Bibiliya yivuze ngo iki? Iravuze ngo ushaka kuba muto yicisha bugufi yigira nk'umwana mutoya. Uwo nguwo rero hari igihe yumva kubera ko afite iyo mpano y'ubuhanuzi ngo ntibampaye agaciro, akumva ko afite ikintu kidasanzwe, agashaka kwigira ikigomeke kandi ataragera ahantu agera. Uwo nguwo hari igihe Satani ahita amutwara mu buryo bworoshye. Ikintu namubwira rero ni yemere kugira umushumba umuyobora, kuko umushumba hari abashumba bahamagawe n'Imana. Bahamagara Imana kugira ngo batoze abandi bakiri munsi, kugira ngo nabo babashe gukura, bazave mu mushumba mbere, bazahabwe cyacubahiro, ariko barabanyije kugira ute gukura. Birasaba ngo abanza kure uwo mwanya kuko awuhabwe mu gihe akuze, ariko kubera ko yahamagawe n'Imana nagomba kuguma mu itorero, agahanurira mu itorero, bikagira inyungu itorero, kuko umuhanuzi akwiriye guhanurira itorero akarimenyesha ibigiye kuza n'ibizaza n'icyo bakwiriye kugira ute gukora. Nk'uwo nguwo rero wigize gutyo, abashaka titire yo kuba bishop, kuba apotere, mu buzima busanzwe hari benshi biyise ayo matitire kandi bitari mu muhamagaro, bigatuma bishyira hejuru cyane, Satani abagira igikoresho ndetse bakarushaho kugira ute gukora ibyaha. Ariko iyo bari kuriye ku birenge by'umushumba, abasha kubabwira uburyo bitwara n'uburyo bagomba gukomeza umuhamagaro. Urakoze. Imana iguha umugisha. Rero ndamya nashidikanya ko utubwiye inkuru cyangwa ibyiza byo kwemera kugira gute kurerwa kuba mu itorero. Hari uwo twaganiye arambwira ngo niyo abantu baguhaye icyubahiro utarakura utarashyika, ngo nabyo bigira ingaruka. Bigira ingaruka cyane, kubera yuko uhita wishyira hejuru. Nka Goliyati yari afite icyubahiro gikomeye cyane, bituma hangara gutuka Imana ya Isiraheli. Icyo cyubahiro kubera ko afite icyubahiro cyinshi cyane, agahangara gutuka Imana ya Isiraheli, nibyo byamuviriyemo urupfu. Iyo umusore rero agikura mu buryo bw'agakiza, abakirwana n'imbaraga nyinshi, harimo kurwana na karande z'ibyo avuyemo cyangwa se zo mu buzima busanzwe, kandi agifite amaraso ya gisore amwemeza ko gukora icyaha ari ukwihana. Hanyuma rero icyo cyubahiro kikamuhesha guhura n'ibintu byinshi n'abantu benshi, bigatuma akora ibyaha. Nka Salomo icyubahiro cye cyatumye azana abagore 1000 n'abindi. Amen. Bityo rero byari bikwiriye ko nibura kugira ngo habwe icyo cyubahiro, kuba umaze gukura mu buryo bw'agakiza ndetse no mu buryo bw'umwuka. Hanyuma rero ntago turi butinde, turagenda dukubita tubangura abantu nabo baze kuduha ibitekerezo. Uri umuntu wayoboye urusengero, uyobora abubatse, uyobora abatubatse, abajeni mama, abafiye mere, aribo single mother, unayobora amakorari kandi ari wowe bareba. Hari ibintu bibera muri korari
ubu ugira ngo ni nk'iby'abana bagitangira kwiga segonderi cyangwa bari muri amuru sikorere ugasanga perezida arya abana ntubihishire. Ndabyumva cyane. kandi ukibaza uburyo perezida yakonvetsa abaririmbyi baje gusenga, kandi perezida aho ngaho afite geto buri kuwa gatandatu w'umufurira n'idirija, ku cyumweru watahana ni visi perezidante. Yego nabyumva. Uriya mwuka wateye mu makorali kandi n'uguhera kera. Ntabwo turiwe ngo ubone uterwa n'iki, abantu bawurwanya gute ko mbize. Nimba ari cyo uri uvuge ngo ndabizi cyangwa ntabyo nzi, niba utabizi uvuge nk'umuntu uvuga ati ariko nubwo nabizi abantu bawurwanya gute, cyangwa ndabizi dore kuntu byagenze uburyo bitangiramo. Urakoze cyane. Ni ikibazo kandi cyugarije itorero ry'Imana kuri iki gihe kandi kigoye. Si mu makorali gusa, bikunze kuba mu bantu basenga benshi, ariko ntabwo dutunze agatoki kuri uyu mwanya. Ntawo twagatunze. Hanyuma uwo mwuka rero mu gihe itorero ry'Imana ritangiye na Satani yarahagurutse. Mu guhaguruka rero Satani ntabwo akoresha ibiti n'amabuye, akoresha abantu. Kuba umuntu yarahagurutse arimo afite amajwi meza aririmba, ntaba yarushaga Satani. Hanyuma Satani afite ubushobozi bwo gukoresha umuntu muri korali kugira ngo asenye korali cyangwa atukishe izina ry'Imana. Ikintu gisabwa ni iki? Satani ashobora gukoresha dirija wawe, ashobora gukoresha perezida wawe wa korali, kuko ni ibibazo bya rusange bikunda kugaragara mu makorali menshi mu kuyobora abantu. Mu mwuka, mu kintu kirwanya itorero gifite imbaraga kurusha ibindi bintu byose, ni umwuka w'ubusambanyi. Ufite imbaraga kurusha izindi bintu byose. Niho abacira intege, akumva ko kuba azahera muri korali akaza gusambanya umurimbyi arimbaga neza, bizamuca intege wa undi warimbaga neza kongera kugira ubwoba bwo guhagarara imbere, akagira ubwoba bwo kuza guhanga indirimbo kubera ko azi ko yagize ute, yakoze icyaha. Iryo ni iturufu rya Satani, na n'ubu rikirimo kirirarwanya itorero ry'Imana. Kwebwe ikintu twakora kugira ngo umuntu akomeze aririmbe kandi umurimo w'Imana ugende neza, icyo kintu tukirwanye. Uko mbyumva nawe nk'uko wabishaka, nk'umuntu wayoboye abantu kenshi, nagiye nkunda kuyobora n'urubyiruko mpura narwo mu buryo butandukanye. Uyu mwuka urakomeye cyane kandi ufite imbaraga. Ikintu bakwiriye ni uko umuntu agomba guhaguruka agiye gusenga, atagiye kugira ikindi kintu agira ute areba, ahubwo agiye gushaka Imana. Yaba ari abamubwira ibyo binjiramo cyangwa ibyo bagerageza gukora, twese twambaye umubiri kandi dufite n'uburyo turemyemo, Imana turemyemo byiza kandi butangaje. Ugomba guhaguruka mu rugo ufite systeme yuko ugiye kureba Imana, kandi Imana itagira ute idakora ibyaha. Ukagenda ugiye gusenga, uwagushora mu ngeso ukamubwira ko uri umukristo. Kuri iki gihe ntago abantu bakemera kuba abakristo nyabo, kandi imbere umuntu yemeraga kupfira ijambo nge ndi umukristo. Ariko ubu ku note y'ibihumbi 5 ntabwo abantu bahita barambika ijambo ndi umukristo hasi, ngiye 5 ndabanza nditsimbe mu mufuka, ndongera ni hane mbo umukristo nyuma. Iyo ni imitego ya Satani ishaka kubabuza kuba iki abakristo. Ikintu ugomba gukora nuko ugiye gusenga, ugiye gushaka Imana, utagiye gushaka abakobwa beza mu nsengero, utagiye gushaka abasore beza mu nsengero, utagiye gushaka amafaranga muki mu nsengero, ahubwo ugiye gushaka ubusabane n'Imana. Hari abantu benshi rero bajya gusenga kubera ko ari ikigeragezo, bafite ikigeragezo, bagera mu rusengero bagasangamo ba bantu wokamwe na wa mwuka w'ubusambanyi wa karandezi wabo zananiye kwihana, banyuma mu gihe batarahura n'Imana, wa mwuka w'ubusambanyi bakawugera bakagira ute, bakajya bagukora ibyo byaha. Icyo ngusaba ni ikirere, nuko ufata umwanya wo kwihirana n'Imana ugasenga kurusha uko wakurikira bya bindi byose biri ku ruhande. Nicyo ngicyo nabivugaho. Abantu bakwiriye kujya gushaka Imana kurusha kujya gushaka ibiri mu nzu y'Imana kurusha ibindi bintu byose. Iyo ufitanye ubusabane n'Imana, ntabwo bashobora kukubwira ngo tugende dukora icyaha ubyemere. Ariko iyo utarabitsa, rimwe na rimwe ubona bigoye. Ariko ndagira ngo mbwire ngo ikintu iyo kigutsinze, abandi bashoboye kugitsinda. Abandi bati kubona abashumba cyangwa abavuga butumwa cyangwa abahanuzi bamwe na bamwe bakomeye mu by'umwuka,
usanga bahanura mu nyuma bakarenzaho icyaha cy'ubusambanyi, cyane cyane gusenya ingo z'abantu bubatse cyangwa gusambanya abagore cyangwa abana b'abasore bakiri bato cyangwa gutwara abagabo b'abandi. Ati ni ikimenyetso cy'uko ari abakozi ba Satani, nyamara batashishoje neza ngo bamenye se n'iki cyatumye gitera uyu muhanuzi, uyu mushumba cyangwa umupasitoro cyangwa uyu muvugabutumwa gukora icyo kintu, nk'uko wabitubwiye ko ari wo mwuka wateye itorero muri iyi minsi. Ni iyihe mpamvu uyu muntu kandi ashobora kubyihakana? Wanavuga ati rero mwene data ntugasambanye intama, bijye bigenda gutya cyangwa gutya, ugasanga bati reka kandi mu nyuma hari umushinja akaba ati njyewe hari umuntu waje arandeba yitwaje ngo dusengane, tugeze mu cyumba cy'amasengesho ibyari amasengesho bihinduka kuryama. Ikintu nabivugaho kirakomeye cyane, abantu bose babe maso, kuko hari igihe amasega ajya yinjira mu ntama. Ni ikintu cyumvikana cyane. Abo bantu kandi ari abahanuzi hari abahawe impano n'Imana, hari n'abo navuga Satani yahaye impano kugira ngo itsembe umurimo w'Imana. Hanyuma kuba umuntu afite impano y'ubuhanuzi ntabwo bivuze yuko afite agakiza. Ese wowe ugiye kumureba kugira ngo musengane, uri umugore, uri umugabo, uri umusore, uri umukobwa, uwo muntu mugiye gusengana, mugiye gusengera mu buriri, harimo icyumba, harimo amasengesho. Ni deliverance rega aba yarahawe imbaraga zo udafite. Impano y'ubuhanuzi itandukanye no kuba umuntu yategeka ikintu kikava hara kikagenda. Impano y'ubuhanuzi itandukanye na za titre zindi bakora. Abiheshwa n'Imana guhanura umwanya mutoya, ntabwo ahora mu mwuka ngo ahora hanura, yambaye umubiri. Iyo yavuye mu mwuka atari guhanura, n'umuntu yakora icyaha. Ikintu bisabwa rero, ntuzarebe umuntu kubera ko ahanura akaba ari umwigisha ukomeye, nguriya ntabwo yakora icyaha. Nta muntu uragira aho Satani atatera ibuye, kandi Satani nawe ashobora, uyu munsi Satani nawe ashobora kumufata bigatuma akora icyaha. Bikunze, ntabwo mbitangaho ubuhamya cyane, bikunze kuba ku badamu cyane kurusha uko byaba ku bagabo. Abadamu bakunda mu buzima busanzwe kugirira icyizere abantu b'Imana cyangwa se kugirira abantu icyizere muri rusange. Nimba koko ushaka ko umuntu agusengera, njye bikunze kumbaho, hari abantu bagiye bampamagara ngo dusengane cyangwa mbasengere mu buzima busanzwe, nkabanza nkakubaza twahuriye hehe kugira ngo umpamagare, twahuriye ku rusengero, uzasange ku rusengero twongere tugire ute dusenge. Ati se ko ngushaka mu rugo, mu rugo iwawe ni iyihe mpamvu ituma nza mu rugo? Urarwaye ntubasha guhaguruka? Ndi muzima ndagenda. Nimba uri muzima rero, nimba twarahuriye ku rusengero, duhurira ku rusengero tugire ute dusenge. Mu buzima busanzwe icyaha kirahungwa ntabwo gisangwa. Iyo abantu rero bakoze icyo kintu bagahora bagirira umuntu icyizere kubera ko ahanura ngo ntiyakora icyaha, niho basanga bakoreye icyaha. Ikintu navuga rero ni iki, nuko umuntu nimba ushaka akagusengera, mugende mwicare kurinda ubuhamya. Umukristo mwiza nuzi kurinda ubuhamya, na pasiteri mu agaciro mu kurinda ubuhamya ni iki. Mugomba kugenda nimba muba mu gipangu, apana gukata mu tugeto no mu tundi ngo niho musengera hatuje. Gusengera hara nta muntu uguseka kubera ko wasenze. Gutera nimba ari umugabo, nimba ari umugabo uje uri umugore mu rugo rwawe, ushobora gusohora intebe mukicara hanze mugatera intantu babona mugasenga. Nta muntu wanga ko musenga, mwarangiza gusenga na leta ntizagufata kwa ko mwicaye hamwe muri gusenga muri babiri muri mu gipangu. Mwarangiza gusenga ukamusengera akagira ute akagenda. Ariko numufata ukamujyana ukamwihererana mu cyumba cyawe cyangwa se n'ahandi mukicara ku buriri, ntabwo ku buriri ari ku gatuti, ntabwo bishoboka. Ku buriri ntabwo ari mu rusengero. N'ababikorera mu rusengero sinzi ni nko kwakwinjiza ikizira, harabona igize numva babivuga, ariko nge ntabona ari nabona sibyo. Ariko niba abandi binjije ikizira he. Ikintu navuga rero kuri iki ngiki nuko abantu bagomba kwirinda icyaha, bakagihunga bakareka kubera ko umuntu ari umuhanuzi, bakamusanga bakisanzura cyane, bagakora n'ibitari bikwiriye kugira ute gukorwa. Ahubwo nibahamagara nimba ari kurusenga agusengere ku rusengero, mwicarane n'abandi, nimwe mugiye gusenga muhura n'undi mukomeze musenge. Murakoze, Imana ibamugishe.
Peter, reka tugushimire, Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Inkuru n'ibiganiro byacu, inzozi ndetse n'ubuhanuzi, hamwe n'umukozi w'Imana Prophète Pierre cyangwa Evangeliste Pierre, ni umwana mwiza. Nanone nyine iyo bavuze ngo ni umwana mwiza, ibyo ni ibisanzwe, ni umuntu w'Imana cyane utagira ubutiriganya, si ba basore birari niraha, ahubwo ni wa musore Imana yahaye ijambo ry'Imana. Reka tumubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe ku busobanuro bwiza aduhaye. Nawe uko ubyumva n'uko ubishaka, nimba ugira ngo dufatanye gutambutsa message y'ibiriho, ibivugwa, ibibangamiye itorero ry'Imana muri iki gihe, ujye utwandikira muri comment utubwire ngo nyaboneka nibi twabivuga, kuko hari abantu benshi baguye bazize kutamenya ibyo ngibyo. Nawe uzaba utanze umusanzu wawe mwiza wivuga butumwa. Pia watanga numero yawe ya telefone kugira ngo n'umuntu wakwifashisha ngo musenge abe yakubona, cyangwa n'umuntu yashaka kuguhesha umugisha akavuga ati uri umugabo w'Imana kwe. Nabikora cyane, ariko hari akandi kantu nakongera gatoya. Ari nk'abantu baguye cyangwa se basubiye inyuma kubera ibikomere byo mu rusengero bitewe n'impamvu yo guhura n'abashumba ntibagende neza cyangwa ntibagende neza. Ntago ari impamvu yo kugwa, kuko Satani agutega umuntu uri buje kukugusha kugira ngo ubashe kugwa. Nimero ni 0788 99 04 249. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp, watwandikira tugakomeza tukabana kandi bikagenda neza. Turabakunda. Nimugubwe neza rero, imigisha y'Imana ibane namwe. Atubwiye ikintu cyiza, ibikomere abantu bakomerekeye mu nzu y'Imana. Icyubutaha ni ikiganiro cyiza tuzaganira. Hari benshi bakomerekejwe n'abahanuzi, abavuga butumwa, abapastoro. Ni mukomere, Imana yonyine niyo ikwiye kubomora. Kandi nanone nimba warasubiye inyuma ngo umuntu yarakugushije, umenye ko umuntu azibarizwa iye mirimo mu rubanza, aho Data wa twese azavuga ngo wakoze iki, ntago uzireguza ngo naka yarangushije. Ibyo ntibizakora. Mu izina rya Yesu muhabwe umugisha, amafufu n'amafaranga bibafubike, undi mugubwe neza. Njye nitwa City Hunter, nahangaha nahageze. Yego, Shalom.